turavuga ububi bw'icyaha n'ingaruka zica. Icambere nuko gitandukanya umuntu n'Imana. Ijambo rya kabiri gituma umuntu aba imbata yacu. Ijambo rya gatatu gihumanya umutima n'ibitekerezo. Umva ububi bw'icyaha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza. Abari mu Rwanda mukomere, abari mu Burundi turabasuhuje, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom, turakunda kuri Gusenga Everyday. Abari ku mugabane w'Uburayi, shalom. Abari ku mugabane wa Aziya, shalom. Abari ku mugabane wa Amerika, shalom. Abari ku mugabane wa Oceania, shalom. Nkuko bari ku kamera za Gusenga Everyday, turi kumwe na missionary Bonke. Uraho neza muvandimwe? Aho neza pastor? Turakomeye rwose. Katugusuhuza tukwifurize umunsi mwiza cyane, kandi twakiye no mu kiganiro muri Gusenga Everyday. Imana iguhe umugisha muyobozi wa Everyday. Noneho mwatangira musuhuza abantu munasenga Imana. Urakoze cyane mwene data muri iki gitondo kuduha ikaze kuri uyu murongo wa channel. Reka mbashimire kuko muduhaye uyu mwanya, kuko n'iby'ingenzi kandi n'iby'agaciro kongera kuba kuri uyu murongo kugira ngo tuganire ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Rero nkuko umaze kubivuga, amazina yanje nitwa Nkiko Bonke, bakunze kunita izina rya Bonane, ariko cyane abantu banzi ku izina rya Bonke. Ndi umumissionnaire kandi nkaba ndi umupastor. Ndi pasiteri, nkorera mu itorero rya Betami Christian Fellowship Church mu Rwanda, ariko cyane nkaba nkunze kujana ubutumwa bwiza hirya no hino mu bantu bataramenya Imana, mu matorero ndetse no hanze y'amatorero, kuko Yesu yabivuze ngo tugenda amahanga tubwiriza ubutumwa bwiza mu batarakizwa, mu batarakira agakiza. Rero ndabashimiye bene data kuduha uyu mwanya kugira ngo tube turi muri uyu mwanya tuganira cyangwa se tubwiriza ubutumwa bwiza kuba dukurikira mu mahanga atandukanye ku isi, kuko ibi nabyo turabishima Imana kuko ari umurongo kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha kuba mwaragize aya mahishurirwa bene data, kugira ngo mube mwafasha ibiremwa cyangwa se abantu b'Imana kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Ndagushima data nyiribihe, ndagushima kuko udukunda, ndagushima kuko uje utwitaho, ndagushima kuko utuzi ukamenya n'amazina yacu. Iki gitondo cy'uyu munsi turagushima kuko bukeye, ibi bigaragaza imbaraga zawe n'ubuhanga bwawe. Reka data muri uyu mwanya tugiye kuvuga ubutumwa, wigaragaze wewe ubwawe, umwuka wera ajane aya magambo yageze mu mitima ya benshi kugira ngo bahindukire bakumenye kuko uri data. Data udushoboze kandi udufashe kuko tugiye kuvuga ijambo ryawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ikaze tuguhaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Murakoze cyane bayobozi ba Everyday. Nanje nababwiye kuko amazina nitwa Nkiko Bonane, cyane nzigwi ku izina rya Bonke. Nkaba nkorera umurimo muri iryo torero kuko nari maze kubivuga. Nkaba nkorera no muri ministeri yitwa ngo nijwi rya gakiza ministries. Reka tudatinze mu magambo twinjire mu ijambo ry'Imana kuko twariteguye cyangwa se kuko twarihawe n'umwuka wera w'Imana. Iri jambo ngize iminsi nditekereza, iri jambo ngize iminsi numva ari inkomanga ku mutima. Ubushize twaganiriye amagambo ya Pasaka. Uyu munsi nababwiye kuko Pasaka ari Yesu Kristo, kandi Pasaka ariyo yaje kugira ngo idukure mu isi y'umwijima kugira ngo itugeze mu isi y'umuco. Uyu munsi nkaba natekereje kuko tuganira amagambo avuga hejuru, umutwe w'amagambo tuganira bene data turavuga hejuru y'ububi bw'icyaha n'ingaruka z'icyaha. Ariko turebe ijambo rivuga ngo ese ibyo twabivamo dute, ico niki cyadufasha kugira ngo tuve muri urwo rwego rwo mu kuba twaba turi mu byaha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Mbabwiye kuko turi buvuge hejuru y'ibyo bice bitatu, ariko turabirebera mu ijambo ry'Imana ryanditse mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 59 umurongo wa 2. Niho tugiye gusoma turambure za Bibiliya zacu. Bibiliya iratubwira ngo ahubwo gukiranirwa
kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Amen. Reka nsubire muri iri jambo. Bibiliya iravuze ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bibatera kubima amaso ikanga no kubumva. Muvuge ngo amen. Reka twongere dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Ni ibice turasoma ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 8:34. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo wa 34. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Amen. Reka twinjire muri aya magambo bene data nk'uko twari tubivuze tugiye kuganira. Mbabwiye kuko tuganira ibice bigera muri 3. Igice cya mbere mbabwiye kuko tuganira ububi bw'icyaha n'ingaruka z'icyaha. Icya gatatu tuganire ico wakora kugira ngo ube wava mu cyaha. Reka mbabwire aya magambo bene data. Ingaruka cyangwa se ububi bw'icyaha, Bibiliya ivuga ko byatangiriye hehe icyaha. Bibiliya irambwira ngo icyaha cyatangiriye cyane mbere yuko umuntu abaho. Icyaha cyatangiriye mu isi y'umwuka, gitangijwe cyangwa se gitangiriye muri sekibi Satani. Bibiliya ijambo ry'Imana iratubwira, Bibiliya iravuga ko mbere yuko umuntu acumura hariho umumarayika witwaga Satani, cyangwa se umumarayika wigometse ku Mana. Uwo niwe Satani wazanye icyaha. Tubirebera mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 14 umurongo waho wa 12 kugeza ku murongo waho wa 15. Bibiliya iratubwira iki hano muri ico gitabo ca Yesaya? Ibice mbabwiye kuko ari ibice 14 umurongo waho wa 12. Bibiliya ico tubwira iravuga ngo wanyenyeri iyo mu ruturuturwe, mwana w'umuseke we, ko uvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Reka mbabwire uyu nguyu ni Satani wari kuvugwa ahangaha. Yaraciwe bitewe n'ubwibone, bitewe n'uko yizamuye ashaka gusa n'Imana. Iki kintu tuhaye tuvuga hejuru y'ububi bw'icyaha bene data. Turavuga ububi bw'icyaha n'ingaruka z'icyaha. Bibiliya itubwiye neza ivuga kuko Satani ari we watangije umuzi mubi w'icyaha, icyaha cyo kwizamura. Iyo umuntu yizamura bene data ahura n'akaga gakomeye, ahura n'intambara zikomeye. Kuko iyo ukora icyaha, Bibiliya yatubwiye neza mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, iyo ukora icyaha uba uri imbata y'icyaha. Ariko rero Satani amaze gucumura, amaze gukora ibyo byo kwizamura, Imana yamukuye mu ijuru iramumanura, imwambura ubwiza yari afite, yambikwa ububi. Reka tuvuga aya magambo bene data. Aya magambo twaye dusoma kuri iki cyaha kivuga hejuru y'ububi bw'icyaha. Reka mbabwirize intambwe. Icyaha kigira umuzi mubi ku buzima bw'umwana w'umuntu. Icambere kironona ubuzima, kizana ubwibone. Icyaha, Bibiliya iravuga ngo Satani yashakaga kugira ngo areshe n'Imana, ariko kubera cyaha, kubera kwizamura, bituma Satani ahura n'akaga, akurwa mu bwiza yari arimo. Bibiliya ijambo ry'Imana iratubwira iki bene data? Iyo dusoma amagambo y'Imana, Bibiliya igenda itubwira ububi bw'icyaha. Icambere nuko gitandukanya umuntu n'Imana. Ijambo rya kabiri, gituma umuntu aba imbata yacu.
ijambo rya gatatu gihumanya umutima n'ibitekerezo. Umva ububi bw'icyaha mwene data, mbabwiye kuko hari intambwe zigenda zigaragaza ububi bw'icyaha. Aya magambo tuhaye dusoma ni ukuri k'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Nababwiye kuko icambere gitandukanya umuntu n'Imana, ijambo rya kabiri gituma umuntu aba imbata yacu, ijambo rya gatatu gihumanya umutima n'ibitekerezo, ijambo rya kane gituma umuntu abura amahoro. Icyaha nico kiza gituma umuntu abura amahoro. Icyaha nico kiza kigutandukanya n'Imana. Hari abantu usanga bari mu itorero ariko mu by'ukuri bagaterana ariko bakicuzuye ibyaha, ukabona umuntu agenda no mu muhanda no muri quartier no mu gihugu ariko akicuzuye ibyaha muri we. Reka mbabwire ngo ingaruka z'icyaha nizo ngiye kwinjiramo. Nababwiye ububi bw'icyaha, ngiye kwinjira mu cyo twita ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha bene data, icambere ingaruka z'icyaha n'urupfu rwo mu mwuka. Iyo dusoma ijambo ry'Imana hariya mu gitabo c'Abaroma, Bibiliya iratubwira neza ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Urupfu rw'umubiri si urupfu rw'umubiri gusa, ahubwo no gutandukana n'Imana. Iyo ukora icyaha kigusepara n'Imana, icyaha kikwigiza kure, icyaha kigutandukanya n'Imana. Mwumve ingaruka z'icyaha, kigutandukanya n'Imana. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri, icyaha kikubuza umugisha w'Imana. Nta munyabyaha ushobora kugira umugisha. Nta munyabyaha. Umugisha tuvuga nubijananye no kugera ku ntambwe y'ubugingo. Ntibishoboka kuko umunyabyaha yagera ku mugisha. Bibiliya ijambo ry'Imana iratubwira ko iyo dusomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, iyo dusoma ibice 28 umurongo wa 15, Bibiliya iratubwira ngo kutumvira bizana imivumo aho kuba imigisha. Bituzanira umuvumo. Icyaha cyazanye umuvumo. Bibiliya nababwiye ngo icyaha cyatangiye aho cyatangiriye kuri Satani, umwana w'umuntu atarabaho. Reka mbabwire iki kintu bene data, iyo dusoma amagambo y'Imana naratangaye. Ijambo ry'Imana ritwereka uburyo ki icyaha cyatangiye mu buzima bw'umwana w'umuntu. Nababwiye ijambo rya mbere cyazanye urupfu rwo mu mwuka. Iyo dusoma mu gitabo c'Abaroma niko nababwiye, igice ca 6 umurongo wa 23 aravuga ngo kubura. Iyo dusoma ari amagambo dusanga ariho hatangirira urupfu rwo mu mwuka. Ijambo rya kabiri nababwiye ngo icyaha kituma abantu babura amahoro. Iyo dukora ibyaha bene data tubura amahoro. Iyo dukora ibyaha titubona ubuzima. Iyo tubona icyaha kimaze kugera mu muntu, Bibiliya izivuga ngo umwana w'umuntu, Bibiliya iratubwira ngo Satani niwe watangiriwemo n'icyaha hejuru y'umwuka w'ikiburi, umwuka wo kwizamura. Bukeye kiramanuka cinjira mu mwana w'umuntu, muri Adamu na Eva. Umunsi Adamu yumviraga Satani, nyuma yabwo Eva yumviye Satani, nyuma yabwo Adamu nawe yemera guca kwitege ko ry'Imana yari yavuze, afata zambuta arazirya. Bibiliya iratubwira ngo ico catumye umuvumo winjira. Icyaha kiba kirinjira. Iyo dusomye hariya mu gitabo c'Itangiriro ibice 3 tuhasanga ayo magambo. Bibiliya iratubwira ngo Satani niwe watangizanyije n'icyaha, kiramwinjira. Icyaha c'ikiburi, icyaha cyo kwizamura, n'icyaha kibi bene data. Bukeye Satani amaze kumanurwa, amaze kwamburwa ubwiza, aramanuka asanga umwana w'umuntu. Ico gihe hariho Adamu na Eva. Imana yarabahaye itegeko ngenderwaho, baca ku itegeko ry'Imana, bakora icangwa n'Imana, bumvira Satani. Niho nababwiye ngo bene data tugiye kuganira aya magambo. N'amagambo aremereye, n'amagambo abantu bataze bakunda kumva mu ijambo ry'Imana. Ariko reka mbabwire ngo bene data, nababwiye ngo ibintu bitatu tugiye kuganira. Ikintu ca mbere nababwiye ngo ububi bw'icyaha. Icya kabiri mbabwira kuko tuvuga hejuru y'ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha niho nari mbabwiye kuri aya magambo tuhaye tuvuga tureba ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha nari mbabwiye ngo hari ibintu bigera muri 4 ndibuvuge bivuga hejuru y'ingaruka z'icyaha. Ijambo rya mbere nababwiye ngo kizana urupfu rw'iteka. Ijambo rya kabiri kubura umugisha w'Imana. Ijambo rya gatatu kubabazwa no guhangayika ubuzima bwacu bw'iteka. Ijambo rya kane gusenya ubusabane
bwawe n'Imana. Ijambo rya gatanu, kurimbuka, kuzana icyaha kizana kurimbuka kwiteka mu buzima bw'umwana w'umuntu. Iyo dusoma hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 21 ndibwira no ku murongo waho wa 8 haravuga ngo ibyaha tuma habaho iherezo ribi. Bene data, iherezo ry'icyaha ni urupfu rw'iteka. Nababwiye ngo ububi bw'icyaha, Bibiliya itubwira kuko ububi bw'icyaha bwazanye urupfu rw'iteka. Ububi bw'icyaha bene data, icyaha gitandukanya umwana w'umuntu n'Imana. Hariya twasomye ariya magambo dusomye hariya mu buhanuzi bwa Yesaya, Bibiliya itubwiye iki bene data? Amagambo y'Imana hano hari kwavuga hejuru y'ubwoko bw'abayuda cyangwa se ku banyesiraheli. Bibiliya yatubwiye neza hariya dusomye ku gice ca 59 umurongo waho wa kabiri. Bibiliya yavuze neza cyane, iravuze ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Ubwoko bw'abanyesiraheli bari baritandukanije n'Imana, bakora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Bibiliya yatubwiye ngo nico catumye batandukanywa n'Imana. Iyo dukora ibyaha tuba turimo kwigira kure y'Imana. Ubu bwoko bw'abanyesiraheli bakoze ibyangwa n'Uwiteka, bafukamira ibigirwamana, baja mu byaha by'uburyo butandukanye. Reka nkubwire ngo mwene data, muri iki gitondo ushobora gukora ibitari byiza, ushobora gukora icyaha. Iyo ukora icyaha, Bibiliya ivuga ngo ukora icyaha ni uwa Satani. Ariko iyo tudakora icyaha tuba twegera Imana. Ariko ndashima Imana kuko nubwo bimeze gutyo, ariko hari icyo Imana ivuga, kuko iyo twongeye guhindukira Imana izitwumva. Nababwiye ngo hariya mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo waho wa ibice 28 umurongo waho wa 15, Bibiliya itubwiye iki bene data? Reka mpasome kugira ngo tugendane. Ibice 28 umurongo waho wa 15, Bibiliya ivuze neza, iravuga ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Reka mbabwire ngo bene data, iyo dukora icyaha tuba twinjiwe n'umuvumo. Umuvumo uzanwa n'icyaha. Isi mureba yuzuye intambara, isi mureba yuzuye urwango kubera icyaha. Niho nababwiye ngo Satani amaze kwamburwa ubwiza, Satani amaze guta umurongo, amaze kuzamuka mu kiburi cyo kwizamura. Bibiliya yavuze neza, iratubwira ngo Imana imwambura ubwiza, imukura mu bwiza bw'ijuru. Aho ngaho isi yo mu mwuka irandura. Nyuma y'ubwo Satani akuweyo, Bibiliya iratubwira ngo intambwe ya kabiri icyaha cageze kuri Adamu na Eva. Satani abinjiza mu icyaha cyo kwitandukanya no kumvira Imana. Kutumvira Imana bene data kuzana ingaruka mbi. Bibiliya ijambo ry'Imana hano muri iki gice ca 28 mu gutegeka kwa kabiri umurongo wa 15 haravuga ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, imivumo yose izakuzaho. Reka mbabwire ngo bene data, umuvumo winjiye umunsi Adamu na Eva umunsi yemeye kubeshwa n'inzoka ariyo Satani. Adamu nawe yemera kurya ku mbuto Imana yari yarababujije. Reka mbabwire ngo bene data, icyaha cinjijwe mu isi na Satani. Abana b'abantu baracakira. Nyuma yo kucakira, icyaha kirakomeza, icyaha kiba karande, icyaha kigenda cinjira, kirakongera. Ariko kivuye kuri Satani, nyuma yabwo cinjirira isi y'umwuka, nyuma yabwo kiramanuka kigera ku mwana w'umuntu. Reka mbabwire ngo bene data, icyaha cyakwirakwiriye mu bantu bose. Iyo dusoma ariya mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 ndibwira kuko ari umurongo wa 12 haravuga ngo icyaha cinjiye mu isi ku muntu umwe. Niko nari mbabwiye ngo kuva kuri Adamu iki kintu hari ibintu byinshi tucigiramo. Icyaha ntabwo cyatangiye umunsi umwe, ariko cyatangiye kera, kirakomeza.
ariko icyo nshaka kubabwira ngo bene data, icyaha kigera ku bana b'abantu nico gihe kwangirika kw'isi kwinjiriwe. Isi irangirika kuva kuri Satani amanutse mu isi, cinjira mu bana b'abantu. Abana b'abantu baracumva, abana b'abantu baragipuratika, bagipuratitse habaho imivumo irakomeza ibakarande. Niho nababwiye ngo ububi bw'icyaha, nababwiye ibintu bigera nko muri 5. Nababwiye ngo icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Hariya mu gitabo cya Isaya twasomye kuri 59 umurongo waho wa 2 hariya mu buhanuzi bwa Isaya, icyaha gishira urukuta hagati y'umuntu n'Imana. Icyaha nico kiza gisepara, icyaha kiza cubaka urukuta rugutandukanya n'ubwiza bw'Imana, ukava mu muco ukinjira mu mwijima. Umve rero bene data, ico nshaka kubabwira muri iki gitondo, ndashaka kubabwira ngo bene data, tuve twiyambure icyaha, kandi nta handi twacamburirwa usibye kongera gutekereza Imana, tukongera tugatekereza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Iyo ntambwe ndaje kuyigeraho, kuko nababwiye ngo turavuga ibice 3. Ndababwira uburyo ki twova muri ico cyaha, ariko ndacari kuri ibi bintu, tutekereze uburyo ki umuntu yava mu cyaha. Reka mbabwire ngo nababwiye ngo ingaruka z'icyaha, icyaha kigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu. Icyambere nababwiye ngo kizana urupfu rwo mu mwuka. Hariya mu gitabo c'Abaroma ibice 6 umurongo wa 23, Bibiliya iratubwira iki? Iratubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kandi ntabwo ari urupfu gusa rw'umubiri, ni urupfu rw'umubiri ndetse n'urupfu rwo mu mwuka, cyangwa se urupfu rwo mu mwuka. Intambwe ya 2 nababwiye ngo ingaruka z'icyaha. Nababwiye ngo ingaruka z'icyaha ni ukubura umugisha w'Imana. Gutegeka kwa 2 ibice 28 kuko twari tubivuze, haratubwira ngo kutumvira bizana umuvumo witeka, umuvumo ku buzima bw'umuntu. Icya 3 nababwiye ngo kubabazwa no guhangayika, cyangwa se kubabazwa no kuzerera no guhangayika no kubura amahoro. Ibyo ngibyo ni ingaruka z'icyaha. Bibiliya iratubwira ngo icyaha gitera umuntu, cyangwa se umutima wicira urubanza. Umuntu agira ubwoba n'agahinda iyo akora icyaha. Icyaha ni kibi bene data. Icyaha kizana kwitandukanya n'Imana. Icyaha gituma umuntu ndetse kikinjira no mu muryango. Iyi umuryango uri mu ibyaha, umuryango ntiwagira amahoro, ntango zakubakwa mu rwego rw'ibyaha. Hari ibyo maze kubona kenshi muri iyi si. Twe tugenda tubwiriza ubutumwa, hari igihe tuzuka kare tugenda, waje kugera mu mayira ugahura n'abantu bagonze amamodoka bitewe nuko bakoze ibyaha, bagasinda, bakaja mu busambanyi, bakaja mu biyobyabwenge. Ibyo byose ingaruka zabyo nico gihe usanga abantu baye bagonga, abantu ukazusanga ko baragenda babatukana mu mihanda, abantu ntibikontorora. Iyo winjiriwe n'icyaha, icyaha caragutsikamiye, tushobora kwikontorora mu buzima bwawe. Ntawa kwikontorora yaramaze kubatwa n'icyaha. Ariko iyo ufite umwuka w'Imana, Kristo ari mu mutima wawe, Kristo aragukontorora. Kandi iyo ukontororwa n'umwuka w'Imana, ugakontororwa n'ijambo ry'Imana, ugakontororwa na Yesu Kristo, ugira umurongo muzima. Ariko iyo ukontororwa n'icyaha, icyaha kikujana, ushobora no gusambanira ku misozi, ushobora no gusambanira ahantu hariho hose, ushobora no gukora amarorerwa menshi ndasubiyemo. Ariko impamvu ni ukuba warayobowe n'icyaha. Icyaha ni kibi bene data. Icyaha kirimo urupfu, icyaha kirimo umuvumo, icyaha kirimo ingaruka mbi. Icyaha kirasenya, icyaha kironona, icyaha gisenya imiryango, icyaha gisenya igihugu, icyaha kirasenya. Ko murabona intambara hirya no hino, nuko ari n'icyaha. Abantu bafite Kristo bakaba ari we bishingikirizaho, hoba no mu butegetsi, hoba no mu nzego zitandukanye. Iyo dufite Kristo, reka mbabwire ngo twagira amahoro. Ariko impamvu zo kubura amahoro ni icyaha. Impamvu zo kubura amahoro ni ukutazana Yesu Kristo ngo tumushire mu mitima yacu. Hariya Bibiliya yatubwiye mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya, hatubwiye ngo Imana ibima amaso. Bitewe niki? Bitewe nuko bari barahindukiriye ibigirwamana, kutamenya Imana, kutakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bene data, icyaha kirakomeza kikakuyobora.
ariko ndashaka kubabwira ngo muri uyu mwanya ndashaka gusoza mbabwira hejuru y'iki twakora iki. niho nababwiye ngo intambwe ya gatatu ico wakora kugira ngo ube wava muri ico caha. Nubwo icaha gifite ububi bwinshi, ariko iyo twihana tugahindukira, semeni haleluya, iyo twahindukiye, iyo dutandukanye n'icaha tukongera gutekereza tugahindukira, reka mbabwire hariya mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa igice ca 3 umurongo wa 19, reka mbabwire niho hatwereka iyo twamaze guhindukira tukagarukira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka mbabwire ngo hari ubundi buzima twinjiramo. Igice ca 3 niko mbabwiye umurongo waho ndibwira kuko ari umurongo wa 19 muri ico gitabo c'ibyakozwe n'intumwa. Bibiliya iratubwira neza ngo ku 19 ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Reka mbabwire ngo bene data, guhemburwa kwacu iminsi bibi kugira ngo ihanagurike nuko twakora iki, nuko twahindukira tukihana. Umuririmbyi yaravuze ngo kwihana si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge, aravuga ngo keretse kwanamuza yuko turi abanyabyaha. Reka mbabwire ngo bene data, icaha twakivuga mu magambo menshi, ariko ndashaka kubabwira ngo intambwe mbi isumba izindi nuko urupfu, nuko icaha kituzanira urupfu, icaha kitwinjiza mu rupfu, icaha kitwinjiza mu ntambwe yo gutandukana n'Imana, icaha kizana umuvumo. Ariko iyo twamaze guhindukira tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, hariya mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 twasomye havuze ngo ingaruka zica nuko tumvira Imana. Satani kubera kwizamura zatumye ahura n'akaga gakomeye, akurwa mu bwiza. Niho nababwiye ngo icaha kibacangirije isi y'umwuka. Icaha catangiye ke, hari igihe abantu bavuga ngo catangiriye kuri Adamu na Eva. No, catangiriye muri Satani yizamura kugira ngo areshe n'Imana. Icaha kiba kirinjiye, yinjirwa n'icaha cyo kwizamura, akurwayo. Nyuma yabo yinjira mu ngobyi ya Edeni, ashuka Eva na Adamu, basoroma za mbuto Imana yari yarababujije kutumvira, bigira ingaruka ku buzima. Niho nababwiye ngo hari ububi bw'icaha hakaba n'ingaruka z'icaha, ariko nababwiye ngo hari intambwe ya gatatu igaragaza hejuru y'uburyo ki icaha cangiriza umuntu kuva imbere mu mutima kugeza no kwiherezo rye. Ariko Imana itanga inzira yo kugira gute, yo kwezwa kugira ngo twongere duhindukire dufate umurongo nyakuri. Nta handi twawuronkera, nta handi twabonera gukizwa ibyaha, nuko tuba twarazanye Yesu tukamwimika mu mitima yacu. Niyo twari dusomye hari ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa hari igice ca 3 dusomye ku murongo waho wa 19. Bibiliya itubwiye amagambo meza, iravuze ngo reka ari naco gice nja gusozerezamo, kuko iki gice ni gice kigaragaza uburyo bwo kwihana no guhindukirira Imana. Iyo twahindukiye tukagarukira Imana bene data, Imana izitubabarira. Imana nuno munsi iracari ku ntebe y'imbabazi, ariko ikibabaje nuko abantu biyoberanya, abantu ntibumve kuko bohinduka, abantu ntibumve kuko bava mu byaha. Torero ry'Imana, torero rya Kristo, kiremwa muntu wewe uhaye unumva, wewe waremwe. Reka mbabwire ngo ishusho y'umuntu yaremwe mu shusho y'Imana, ariko Satani arayangiriza. Isura yacu cyangwa ishusho y'umuntu yangirijwe n'icaha. Icaha nico cazanye kwangirika kw'ishusho twari twarahawe n'Imana. Icaha cinjije urupfu kubera icaha, kubera kutumvira Imana. Ariko Bibiliya itubwiye neza, hano dusomye Bibiliya itubwiye neza, iravuze ngo nuko mwihane muhindukire. Reka mbabwire ngo bene data, iyo twihana turahindukira, kandi iyo duhindukiye Imana yongera kutwerekezaho amaso. Ariko iyo tutari mu Mana, iyo tutihanye ibyaha, Imana itwima amaso. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo kubwoko bw'Abanyesirayeli cyangwa Abayuda, Bibiliya yatubwiye ngo kubera ibyo bari barakoze, hariya mu buhanuzi bwa Yesaya twasomye havuze ngo kubera ibyo bari barakoze ngo Imana yabimye amaso. Bene data, iyo dukora icaha, iyo dukora ibyaha, Imana itwima amaso. Ariko hano havuze ngo nitwihana tugahindukira, ibyaha byanyu bizahanagurwa, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe,
ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Nta handi guhemburirwa kwacu kwaba, nta handi byaturuka usibye mu kongera gutekereza Imana, tugahindukirira Imana, tukumva Imana, tugasubira tukatuza akanwa kacu. Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaromani watubwira ibice 10:9 haravuga ngo nitwatuza akanwa kacu tukizeza imitima yacu tukatura, Bibiliya iravuga ngo tuzakizwa, Imana izongere duhindukirire. Ariko bene data, mbabwiye aya magambo mbabwira ngo icyaha kizana umuvumo, icyaha kizana urupfu, icyaha kizana gutandukana n'Imana, icyaha kizana ubugome, icyaha kizana gutandukana k'umuntu n'undi. Nico gihe urimo gusanga kubera abantu kutihana, ugasanga abantu amaseparation, umuntu yarashakanye n'umugore, ugasanga amadivorce, biriya byose n'ingaruka z'icyaha. Ariko kuwamaze guhinduka akongera agatekereza Imana, Imana izimugarura, Imana ikamugarurira ubundi bwiza, Imana ikongera ikamusubiza ubwiza, agahindukira akamenya Imana. Bene data, ngiye gusoza mbabwira ngo torero rya Kristo duhinduke tuve mu nshuti. Bene data, reka mbabwire ngo by'ukuri tuja gusoza. Bibiliya Paulo yandikiye Abakorinto hariya mu gice cya 5 umurongo wa 17, Bibiliya iravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gisha. Iyo turi muri Kristo bene data tuba turi icaremwe gisha. Nababwiye ngo mu magambo nababwiye ngo icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Icyaha ku Banyesiraheli cyari cyarabatandukanije n'Imana. Ijambo rya kabiri nababwiye ngo icyaha gituma ubusabane bw'Imana n'umuntu buhanagurika. Ariko hari inzira yo kuva muri ibyo, hari inzira dushobora kugarukira Imana. Nta kindi ni ukwihana, kandi iyo twihanye turezwa, kandi iyo twejejwe Imana itugira ibikoresho byayo, Imana itugirira icyizere ikadukoresha. Nico gihe Imana iziha abantu kongera kwikorera, kongera gutera intambwe zo gukora imirimo y'Imana. Ariko iyo uri mu cyaha, ibyo wakora byose mwene data aba ari zero imbere y'Imana. Shoje mbabwira ngo bene data, nimba dushaka kugira ngo dukomeze tugirane ubusabane n'Imana, nuko tugomba kwihana. Torero ry'Imana, bwoko bw'Imana, munkurikira bari hirya no hino, abari mu madini n'amatorero atandukanye, icyaha ni kibi, icyaha kironona, icyaha kirica, icyaha kirangiriza. Ariko iyo twihannye bene data turezwa, kandi nyuma yo kwezwa tukera imbuto zikwiriye, kandi izo mbuto twera imbuto z'imirimo myiza. Nababwiye ngo icyaha iyo kikuyobora kigukoresha imirimo y'urukozasoni, ariko iyo uyoborwa n'Imana ukoreshwa imirimo myiza, imirimo ikwiriye, imirimo yifuzwa na buri wese. Bwoko bw'Imana, twiyambura icyaha, twiyambura igomwa, kugira ngo Kristo yongere agaruke aturebe, Kristo yongere kandi ahindukire atugire ubwoko bwayo. Bibiliya yatubwiye neza, iratubwira ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso, ikanga no kubumva. Nta munyabyaha Imana yumva. Iyo uri mu byaha uba uri kure, uba wubatse urusika rukomeye hagati yawe n'Imana. Ariko iyo wongeye guhindukirira Imana, Imana izi kumva, Imana ikakwakira. Hano mu gitabo cy'Abakorinto niko nari mbabwiye ngo ku gice cya 5 Abakorinto 2 hatubwiye ijambo ryiza, haravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gisha, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Bene data, kugira ngo twinjire mu bisha bya Kristo nuko twihana tukava mu byaha tugahindukirira Kristo. Bakozi b'Imana, bera b'Imana, bavuga butumwa, ba missionnaire bagenzi banje, duhagurukane twamamaza ubutumwa bwo kwihana ibyaha kugira ngo abantu bahindukirire Kristo. Imana yo mu ijuru iduha umugisha, Imana yo mu ijuru iganze, kandi iyo twihannye by'ukuri Imana izayongera ikatugarurira urukundo rwayo. Imana yo mu ijuru tugirire neza, Imana yo mu ijuru iduhe kumva ubu butumwa. Nimba ari ufite umugambi mubi uhanagurike, ibyo ni bya Satani, imirimo mibi ni ya Satani, ariko imirimo myiza ni imirimo izanwa na Kristo, kandi kugira ngo tuyishikire nuko tuba twihannye tukava mu byaha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru ibagirire neza, Imana yo mu ijuru ibahe kumva kongera kugarurirwa agaciro,
kugira ngo ugire agaciro ni ukuba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Aho uri mwene data unumva umutima wawe uhindukirize Kristo. Kristo aracari ku ntebe y'imbabazi. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Mwari kumwe na pastor missionnaire Kiko Bonke utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Niko mbabwira buri munsi, iyo ushaka kugira ngo tuvugishe cyangwa se ushaka kugira ngo tukugire inama, turahari kubwo kugira ngo dufashe benshi, kuko twasizwe nk'abambasaderi ba Kristo mu murimo wayo. Ni 078 38 64 68. Shalom shalom. Yesu aracabakunda, Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi, agutegeye amaboko kugira ngo wongere uhindukire. Nuhindukira azakwakira, azongera gushira mu bana b'Imana, kandi kugira ngo tugere kuzubugingo bw'iteka nuko tuzaba twarakijijwe tugatandukana n'icaha, tukongera twakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Imana yo mwijuru ibagirire neza, mugira amahoro y'Imana. Reka mbasengera Imana. Soza bene data. Mana nyirimbaraga, Imana isumba byose, abumva ya magambo data, reka imitima yabo ibohoke, reka imitima igaruke, reka imitima ihinduke, reka imitima ya batekereze mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Bihane bahindukire, bongere batekereze imbaraga n'agaciro k'imirimo wakoze i Golgotha. Yesu Kristo mwami, bongere bakumve, bongere bakwakire. Ubabarire abihaniye n'abicuza bumva ya magambo. Mana ubabarire imitima, bongere kandi bahinduke, bongere bave mu mwijima, bahindukirire umuco w'ijambo ryawe. Amahoro yawe naganze, ishimwe n'icubahiro n'ibyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha bene data, amen. Murakoze cyane, gahunda y'ubutaha. Shalom shalom. Shalom.